kuba muri Yesu Kristo ni igiciro cyinshi, kandi kubana nawe nta gihombo, kuko umwami twakurikiye ni umunyembaraga, umwami twakurikiye akoraho, umwami twakurikiye afite byose, ntabyo twabura tumufite, kandi tuzakurwaho umugayo kubera Yesu Kristo abana natwe kandi aduha byose. Ntababanye na Yesu Kristo nabeho nabi. Hari byinshi tugomba kwigira kuri Yesu Kristo, bityo tukamwizera, kuko twagize kwizera muri twebwe nta na kimwe twazakura hano ku isi usibye umugayo cyangwa se no kurimbuka. Kugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Haleluya! Iteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ngo ninde uzatura ku musozi wawe. Ngo ku murongo wa 2, n'ugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Nkunda kubwira abantu ngo vugisha ukuri mu mutima, ukuri kuri mu mutima wawe. Uriya umuntu niwe ugira ukuri mu mutima we, akabasha kugira kwikeburana n'Imana kuko yakoresheje ukuri mu mutima we. Uyu niyo amakuba yaje, ntabwo ateshuka ku ntego y'iby'Imana arimo. Uyu niyo ageze mu bikomeye, ntabwo acika intege, kuko aramuzi Yesu amufite mu mutima we. Afite ukuri mu mutima we guhamya ibyo Yesu yamukoreye. Afite ukuri gutuma abana n'abantu neza, ntabariganye. Uzatura mu mahema ye, ngo n'ufite ukuri kuri mu mutima we, n'ugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka. Bibiliya ngo uwo nguwo Imana iramwemera. Nyiri data, ndagusaba kugira ngo ukuri kuri mu mutima wawe ukugenderaho, kugira ngo ubane n'Imana. Ku murongo wa 3, ngo utabeshesha abandi ururimi rwe, utagira uburiganya, utagira kubesha muri we, utagira ibishuko. Ngo Imana idushoboze tugendere mu kuri kw'Imana, Imana idushoboze tugira imbaraga zituzinukisha ibibi biri hano ku isi, bidushuka bigatuma tuva mu byizerwa. Ese uzumva ari muri we, nuvuga ibyo gukiranuka, nukora ibyo gukiranuka, udafite ururimi ruriganya, abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we. Haleluya! Nta rwango, Imana irabemera. Nta mushinya, nta nzika, Imana iramwemera. Haleluya! Ugendera mu kuri kw'Imana, naho yahura n'amakuba, naho yabona ibyo yarahiriye ko bigiye kuba ikibazo, ngo ntabwo ateshuka ku ntego yatangiranye, ahubwo arashinyiriza. Uwo ni uwemera Yesu Kristo. Kugendana n'Imana, kubana n'Imana, kuba mu mwuka we, kugira imbaraga z'umwuka we, arashinyiriza ngo agakomera, ngo ntateshuke ku ntego z'icyo yagambiriye gukora. Haleluya! Naho amakuba yaza, naho byaba bimeze bite, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Haleluya! Ngo naho amakuba yaza, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Uwizera Yesu Kristo ntacyo azamuburana. Imbaraga arazigira naho amakuba yaza, ariko ahorana imbaraga zikomeye. Uwo ni uwamenye Yesu Kristo. Kumenya Yesu rero ni ukumwizera, ugakora ibyo gukiranuka, ntubesheshwe n'ururimi rwawe, ugakora ibiri mu mutima wawe, ukuri kuri mu mutima wawe, ukaguhamya n'Imana ikakwemera. Haleluya! Yesu Kristo ahabwa icyubahiro. Tugende ku murongo wa 4. Mu maso ye umunyagisuzuguriro barahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuga. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Kubana na Yesu Kristo ni ukwihangana. Kubana na Yesu Kristo ni ugukomera mu byo wizeye. Nta makuba yaza,